What's up guys, how's it going? Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn hospital vocabulary and how to talk to a doctor in English. So guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuvugana na muganga mu gihe warwaye, turebere hamwe namwe mu vocabulary akunzwe gukoreshwa cyane kwa muganga. So guys, aya ni amagambo ari basic wagakwiye kubuzi mu buzima bwawe buri munsi kuko ashobora kuzagufasha. Ntucikwe, stay tuned. Hospital and clinic. Tugiye kurebera hamwe itandukaniro riri hagati ya hospital na clinic. Hospital are a place where people who are very ill or injured are treated by a doctor or a nurse. Hospital ni ahantu ujya urwaye urembye cyane cyangwa se wakoze nka accident wakomeretse ukaba wafashwa n'umuganga cyangwa se umunasi. Akenshi hano uzasanga hari kuri hospital uzasanga hari za emergency, usange hari nka za ambulance, usange bakora 24/7 amasaha 24 iminsi 7 kuri 7, usange hariho abaganga benshi, abanasi benshi, harimo ibitanda by'abarwayi. Akenshi kujya hano kuri hospital usanga bigusaba appointment. Clinic is a health facilities that is primarily focused on the care of outpatient. Akenshi clinic usanga ari ahantu bafasha umurwayi ariko wa muntu utarembye cyane ku buryo ugenda akabwira ati wenda ndwaye umutwe, bakaba bagufasha akagutu nini ugahita witahira. Iyo babonye urembye cyane cyangwa se indwara batari kumenya iyo ari yo bahita bakohereza he kuri hospital ku bitaro. Akenshi hano uzasanga nta emergency hari, nta bitanda by'abarwayi bihari, hari nk'abaganga babiri gusa. Clinic ni akavuriro gatoya. Hospital ni ivuriro rigari, medical center. Reception ni ukuvuga ngo iyo ugiye kwa muganga ahantu hambere ubanza guca ni kuri reception. Kuri reception iyo ukihagera barakubaza niba warigeze kwivuriza aho hantu. Have you been here before? Ruvuga ngo uvuze ngo yes, bagusaba izina ryawe, barangiza bakakubwira gutegereza iminota runaka. So niba utarigeze kuhivuriza bakuhereza kuzuza form, to fill out a form. Iyo form rero uzuzamo names, address, contact information, allergy, medical history. Bakubaza amazina yawe, aho utuye, information zawe cyangwa se nimero ya telefone, niba hari imiti gutera uburwayi runaka cyangwa se imiti iri allergy kuri wowe, cyangwa se niba ufite ibyo bita medical history, niba ari nk'imiti umaze iminsi uri nko gukoresha. Nyuma yo kuzuza iyo form ni ukuvuga ngo iyo wasabye appointment akenshi ntabwo bigutwara umwanya munini. Iyo utayisabye nko kuri clinic nta kubera ko utarasabye appointment bishobora gufata iminota runaka myinshi cyangwa se mikeya, byaterwa n'abarwayi bari kwa muganga. So reka turebe nyuma yo gutegereza uburanye na doctor. Ni ukuvuga ngo doctor aza agusuhuza akubaza ikibazo ufite mu buhe buryo. Hi, I'm Dr. Bob. What can I help you? What's wrong? What's matter? Aya ni amwe mu magambo doctor akoresha akubaza ikibazo ufite. First of all abanza akiintroducinga kuri wowe nk'umuntu mugiye kumarana akanya. Niba uzi ikibazo ufite umubwira indwara urwaye. Urugero rwa zimwe mu ndwara ushobora kumubwira ati fever, diarrhea, cough, injury, cut or burn. Bivuga ngo izi ni zimwe mu ndwara ushobora kuba ufite ako kanya. Mu gihe uzizi uhita uzidescribinga ukazimubwira. So tugiye kurebera hamwe uburyo wakora interuro kuri izi ndwara uri nko kubwira nka doctor. Tugiye gukora interuro dukoresheje aya magambo. So urugero hano, uramutse urwaye nk'umuriro, uburyo ushobora gukora interuro urimo kubwira muganga. Urugero hano, Doctor, I have a fever. I have a fever. Cyangwa se ukavuga I'm feeling feverish. I'm feeling feverish. Means that you have high temperature. Bivuga ngo uba ufite umuriro uri hejuru. Diarrhea. Urwaye nk'impiswi, reka turebe uburyo ushobora gukoramo interuro. Urugero hano, I have really bad diarrhea. Cyangwa se I have diarrhea. Ndwaye diarrhea. Icyo gihe doctor akubaza how often do you have a bowel movement?
ese ujya kuri wese inshuro zingahe? Ushobora kumusubiza bitewe n'inshuro ujyayo every 30 minutes, buri nyuma y'iminota 30 njya kuri toilette, cyangwa se every 5 minutes njya kuri toilette. Cough. Reka turebe uramutse urimo gukorora ni gute wakora interuro urimo kubwira muganga uko urwaye inkorora. Wabivuga gute mu Cyongereza? I have a cough. I have a cough. Cyangwa se ukavuga I have a bad cough. Cyangwa se I can't stop coughing. I can't stop coughing. Reka turebe mu gihe wakomeretse ni gute ushobora gukora interuro urimo kubwira muganga. Urugero hano: I have injured my leg. Navunitse akaguru. Byaterwa n'igice cy'umubiri wavunitse. I have injured my leg. I have injured my shoulder. Burn ni ugushya. So nuvuga ngo mu gihe witwitse cyangwa se hari ibintu bishyushye byakumenetseho cyangwa se wakoze ku mashyigura ashya, reka turebe ni gute wakora interuro. Aravuga ati Doctor, I burn my hand. I burn my arm. Nahiye ikiganza. Mu gihe witemye, reka turebe uko wakora interuro. I cut my finger. I cut my finger. Cyangwa se ugakoresha ikindi gice cy'umubiri. Niba wikase inono, I cut my toe. This means ikizungera. So hari nk'igihe wizengurukaho cyane ukabona isi irimo irirukanka, ibyo bintu birimo kubona ibyo bita dizzy, ikizungera. So ni gute wakora interuro ukoresheje iri jambo dizzy. Urugero hano: Doctor, I'm feeling dizzy. Doctor, I am feeling dizzy. Ndikumva mfite ikizungera. Cyangwa se nkunda kugira ikizungera. So tubonye mu gihe uzi urwaye uburyo ushobora kubwira muganga, how you can describe your disease cyangwa se your illness. So nuvuga ngo mu gihe utazi indwara urwaye, ni ukuvuga ngo describing a symptom, ubwira muganga ibimenyetso by'uburyo we urimo kwiyumva. So akenshi aya magambo niyo ukoresha kuko yose afite ubusobanuro bumwe. Urugero: ache, pain, hurt, sore, well. So nuvuga ngo ache, pain, hurt, sore, byose bifite ubusobanuro bumwe. Byose ni uburibwe, painful, ububabare. Nuvuga ngo tugiye kurebera hamwe ni gute wakora interuro urimo kudescribing ibimenyetso ukoresheje aya magambo. Tugenda tureba rimwe kuri rimwe dukora interuro, turebe uburyo ushobora gukora interuro mu Cyongereza ukoresheje aya magambo. So nuvuga ngo ufata iri jambo ukongeraho igice cy'umubiri, cyangwa se ugafata igice cy'umubiri ukongeraho iri jambo. Aribyo tugiye kurebera hamwe. Urugero nk'hano kuri ache, A-C-H-E. Nuvuga ngo iri jambo kenshi muri Amerika niryo bakunze gukoresha. Urugero hano: I have a headache. I have a headache. I have backache. Ndwaye umugongo, ndimo kuribwa umugongo. I have stomachache. I have stomachache. Ndimo kuribwa mu nda. I have toothache. I have toothache. Ndwaye iryinyo cyangwa se amenyo. Nuvuga ngo iri jambo ache risobanuye pain cyangwa se uburibwe. So ushobora gukoresha ache cyangwa se ugakoresha pain. Reka dukore interuro dukoresheje iri jambo pain. I have back pain. I have a back pain. I have pain in my stomach. Mfite uburibwe mu nda. I have pain in my stomach. Nuvuga ngo mu gihe utakoresheje iyi pain cyangwa se ache, ushobora gukoresha ijambo hurt. Urugero hano: my leg hurting. My leg hurting. Akaguru kanjye karimo kundya. Hari igihe byizana ukumva akaguru karakuriye. So ushobora gukoresha ijambo hurt cyangwa se ache cyangwa se pain. My leg hurting. My knee hurt. So
mu gihe utakoresheje iri jambo ushobora gukoresha ijambo so. So means painful, uburibwe bukabije. So urugero hano, I am so throat. I am so throat. Ndimo kuribwa mu muhogo, ndimo kumva mu muhogo wanjye hatameze neza. Mu gihe utarimo kwiyumva neza, ushobora gukoresha ijambo well. Doctor, I don't feel well. I don't feel well. Ntabwo ndimo kwiyumva neza. So urumva ko gukora interuro urimo kudescribinga ibimenyetso by'uburibwe bwawe cyangwa se by'ahantu urimo kubabara, ukoresha rimwe muri aya magambo yose agira ubusobanuro bujya kumera kimwe, byose ni uburibwe. Ushobora guhitamo rimwe muri aya akaba ari ryo jambo ukoresha. Nyuma yo kubwira muganga uko urimo kuribwa, kudescribinga ibyo bimenyetso by'uburyo urimo kwiyumva, so muganga ahita akora ibyo bita physical exam. Physical exam ni ukugusuzuma arebe ko hari ikibazo waba ufite akoresheje bimwe mu bipimo byo kwa muganga byabugenewe. So urugero hano, Doctor, he will tell you to open your mouth wide. He will look in your throat. Dr. arakubwira ngo fungura umunwa wawe cyangwa se wasame arebe mu muhogo wawe cyangwa se mu kanwa ko nta kibazo waba ufitemo. He will take your temperature, he will take your blood pressure, he will measure your heart rate, he will listen how you're breathing, he will look in your ears. Nuvuga ngo Dr. apima temperature, umuriro, akareba umuvuduko w'amaraso, akareba uko umutima wawe utera, akumva uko uhumeka, akareba mu matwi yawe ko nta kibazo ufitemo. Ibyo nibyo bita physical exam. Sometimes doctor he will send you to the lab. So ruvuga ngo rimwe na rimwe hari igihe doctor akohereza muri lab kujya gupima like blood taste, stool taste, urine taste. Gupima amaraso, umwanda, inkari, so kugira barebe niba hari ikibazo cyaba kiri nko mu maraso yawe cyangwa se mu mwanda cyangwa se urine cyaba kirimo kugutera ubwo burwayi. So nuvuga ngo the result will be sent to your doctor. They will call you if the result shows anything. Nuvuga ngo ibisubizo kuri lab babonye babyohereza ku muganga, ntago babikohereza, babyoherereza umuganga mu gihe ibyo bisubizo hari icyo biri kugaragaza, hari uburwayi birimo kugaragaza, baraguhamagara bakabikubwira. So if the result doesn't show anything, they will not call you. Nuvuga ngo niba ibisubizo nta kintu byigeze bigaragaza, ntago bajya bigira baguhamagara. Prescription. Writing prescription by a doctor. Nuvuga ngo doctor nyuma yo kumuganiriza uburwayi ufite, symptom wamubwiye, ibimenyetso wamubwiye, indwara wamubwiye, ibizamini yagufashe, ibisubizo yahawe no muri lab bamwoherereje, nyuma yo kukohereza muri lab, nuvuga ngo agukorera ibyo bita prescription. Prescription ni agapapuro gatoya akwandikira kaba kariho ibisubizo by'ibizamini yagufashe cyangwa se imiti akwandikiye ugomba kujya gufata. So nuvuga ngo kuri iyo prescription haba hariho imiti yakwandikiye. So ati niba ari uruhu wahiye arakwandikira cream, niba ari indwara urwaye, niba ari umutwe akwandikire nda nk'ibinini pills, cyangwa se rimwe na rimwe akwandikire umuti w'amazi. Pills, cream, liquidation. There is two kind of medicine. Hari ubwoko bubiri bwa medicine. Habaho prescription and over the counter. So prescription ni ako gapapuro, niyo miti cyangwa se ako gapapuro muganga kwandikira. Ruvuga ngo utagafite iyo miti ntushobora kuyihabwa. So over the counter ni cyagihe ushobora kumva wenda ufite nk'umuriro, ukabuzi ko mu isoko harimo utunini muri pharmacy, ukawagenda ukatwigurira, ukaturi nk'ahantu runaka ushobora kugenda ugahita utugura bakatuguhereza bidasaba prescription. Ku buryo ushobora kujya nko mu isoko ukagura nk'ibande, ukaba wagura nk'utunini tugabanya uburibwe. Ibyo nibyo bita over the counter. So after that, doctor he will send you to take medicine at pharmacy. So nuvuga ngo nyuma y'ibisubizo doctor yabonye cyangwa se imiti yakwandikiye azakohereza kuyifata kuri pharmacy. So abanyamerika bavuga pharmacy cyangwa se drugstore. Drugstore. Abongereza bakunze kuvuga ni chemist cyangwa se pharmacy. So ijambo riri popular cyane ni pharmacy. Pharmacy ni ahantu bacuruza imiti.
so ujya kuri pharmacy gufata imiti. Dose are quantity of medicine or drugs taken. Nuvuga ngo ni amount y'imiti muganga yakwandikiye wahawe, nuvuga ngo aho gacupa baguhaye karimo imiti cyangwa se iyo muti baguhaye niwo bita dose cyangwa se dosage. Nuvuga ngo haba handitsweho uburyo umuti ugomba kuwukoresha. Urugero, 1 pills in the morning, 1 afternoon, 1 in the night. Ikinini kimwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba cyangwa se na nijoro. So nuvuga ngo haba hariho uburyo ugomba gukoresha ya miti. So guys, urabona ko ari ibintu byoroshye, twizemo uburyo ushobora gukora interuro, tunamwe amavokabulary atandukanye, tubonamo uburyo ushobora kudescribinga uburwayi bwawe cyangwa se uburibwe ufite. So guys, niba wakunze iyi video ntibagirwe kumpereza like, ugasharinge kubona kagirira akamaro, kandi ntibagirwe gusubscribing. Niba warasubscribinze, thank you so much and I'll see you next time. Ciao ciao.